mu gice cyatambutse mu nkuru na Mbabazi Naguha twari twasize Lia ndetse na Muneza na Mugisha ndetse na Gwiza. Abangaba rero bari berekeje kwa muganga bagiye kureba niba hariho crania yabaherereye. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri abo bavandimwe ba crania. Lia rero n'abasaza be bagera kwa muganga. Bakigera kwa muganga, Lia n'ubundi afata telefone ye agahamagara papa we. Mu kumuhamagara telefone icamo ariko ntayifate. Ahamagara mama we nawe bikagenda uko. Ahamagara Medi ndetse na Ekimu nabo bikagenda uko. Ahera ko akegera rumu Debora barwariyemo, ariko yahagera agasanga n'ubundi icyumba kirasa naho gifunze. Nta kindi kintu akora, arakomanga ariko akabura umwugururira, gusa kumvamo imbere wagira ngo hari abantu barimo. Atega amatwi ngo yumve ibiri kuvugirwamo ariko ntabashe kubyumva neza. Ahera akagaruka inyuma akicara hafi aho agasa n'utegereza, ariko ari kwibaza ikiri kujya mbere. Arongera akagerageza telefone ya mukuru we Crania ariko n'ubundi nicemo. Nta kindi kintu akora, afata telefone ye agahamagara Isimbi. Telefone inyuramo, Isimbi aritaba. Mu kwitaba Lia aramubwira tumeze ute Isimbi? Undi ati meze neza. Ese uri amahoro? Undi ati yego ndamahoro. None se wowe umeze neza? Lia ati yego meze neza ariko ntago ari cyane. Simba ati se byagenze bite? Are you sick? Undi ati hapana, I'm not sick, I'm fine. Nta ndwara n'iyi nimwe ndwaye, ariko nanone ndasa naho ndwaye. Simba atari kwaho sinsobanukiwe. None se ushatse kuvuga iki? Mu kanya kamwe ngo nturwaye, akandi ngo urasa naho urwaye. So what do you want to mean? Undi ati sha byihorere. Iyo ntabona mukuru wanjye mba nsa naho ndwaye, mba numva ari ikintu ndi kubura. Nyine ndi kwibaza ibibazo byinshi kubera ko yanyuze muri byinshi bishaririye kandi biteye ubwoba. Iyo mubuze ndahangayika, iyo mubuze mbura amahoro, nkashaka icyo gukora yewe n'icyo kureka nkakibura. Simba ati ngwiki, none se mukuru wawe wamubuza ati yagiye mu kazi, uramukumbuye, what's going on? Undi ati ntaburi yaza kuba yagiye mu kazi, ntago ndi kumubona, inamba ze niziri gucamo. Cyazengeze ku hospital ngiye kureba niba ari hari, ariko ndumva mfitemo akantu k'ubwoba n'igihunga. Simba ati ntago ndi gusobanukirwa. None se Crania katagira ingeso yo gukuraho Isimbi ye, ubwo byaba byagenze bite? Lia ati nanjye simbizi, nguhamagaye byibura ngo nkubaze kuko nabonye nyine nta bandi bantu ajya apfa kuvugisha uretse wowe, Jesse ndetse na Kisha. Kandi Kisha we ntago akiri muri iki gihugu, Kisha yaragiye. Simba ati Kisha yaragiye? Wa mukisha wigeze kumbwira umwe watandukanyije Crania na Hamza? Undi ati yego. Yahereye kagenda se? Ati cyane yaragiye. Yagiye heze? Ati ntumvise rwose mukuru wanjye ambwira ngo yagarutse hanze. None se yarakize? Lia ati byo gukira byo ntago bindeba, ariko ntekereza ko nyine indayo yavuyemo yaragiye, yaravuyemo.
erega reka nkubwize ukuri se, hari ikintu abakobwa batajya dutekerezaho kabiri. Kwa kundi uba wibwira ngo ukunda umuntu, nyine yego kuba umukunda ni kimwe, ariko no kuba yagukunda ni ikindi. Erega kuba wakunda ntago bisobanuye ko umuntu umufite, wowe ushobora kuba umukunda watagukunda. Ibyo rero nibyo twirengagiza. Ntago kuba ukunda umuntu bihagije, bisaba ko nawe agukunda. Rero mu gihe uwo ukunda atagukunda, iteka biragorana. Ubu uri mu rukundo rwa wenyine, ubu umeze nkaho uri mu kibuga wibwira ko ufite indi ekipe muri gukinana, ariko ubu uri gukina wenyine. Ubu usa naho uri mu kibuga cya wenyine, uri kwikinana, yewe ukisifurira, ugatsinda mu mazamu yombi, ukibwira ko watsinze, kandi mu by'ukuri nta kintu watsinze. Ikindi kintu, kuba wakibeshya ngo nuryamana n'umuhungu akagutera inda, ibyo biramutera kugukunda, nabyo turibeshya. Hari igihe bimutera kukuzinukwa no kumva kwanze, akakwanga n'umutima we wose, ukicuza impamvu wabikoze. Hari abatipe badakangwa nuko abakobwa babutwitiye. Ibyo ngibyo ugasanga rwose nta kintu n'ikindi na kimwe byahindura ku ntekerezo ze, ku byiyumviro bye, mbese buri kimwe cyose mu buzima bwe. Akaba yumva ko kuba utwite no kuba udatwite kuri we byose bisa. Apfa kuba atagukunda, atagushaka, ibyo ntacyo biba bimubwiye. Ibyo rero nibyo Kisha atigeze amenya. Iyo aza kumenya ko Hamza atazigera amukunda ngo nuko ngo yamutwitiye, ntabwo yari gukora ririya kosa yakoze. Ntekereza ko yanagiye yicuza. Ikindi kandi ntekereza ko no kubiriya nda yaravuyemo byose byaturutse ku kuba Hamza atarigeze amwakira nk'umukobwa akunda, ngo amwakire nk'umugore we w'ahazaza. Ntiyigeze amwitaho. Buriya rimwe na rimwe tujya dutuma hari ibintu bitubaho tuzi neza ko wenda ari umugisha, tutazi ko aribwo bigiye kudukururira iby'umuvumo, nangwa se bizadutera agahinda kose, nangwa se bikadutera ishavu n'inimba ubuzima bwacu bwose. Kisha yakoze ikosa, nawe ubwe ntiyarazi ko ari ikosa, ariko iyo aza kubimenya ntabwo yari gutinyuka. Rimwe na rimwe twirengagiza ukuri kuba guhari, tukirengagiza ukuri ubwonko bwacu buzi, ariko kuko umutima wanze kwakira uko kuri, tugakomeza guhatiriza. Ntibazakubeshye, umuntu ugukunda by'ukuri ntabwo umwinginga, nta nubwo atuma ubabara, ntiyanatuma hari igitonyanga n'iki na kimwe gitemba ku matama yawe bitewe nawe. Niyo bibaye, akora uko ashoboye byibura ngasabe n'izo mbabazi. Ariko umusore uzabwira ati bimeze gutya, ukabona nyine ntabyitayeho, uzakire ko atagushaka kandi atagukunda. Isi mbetse rega, rimwe na rimwe hari igihe umuntu aba yireba akabona ni igitonore, akabona ni mwiza, akabona nta kintu abuze, akumva ko nta musore utamukunda, ariko akirengagiza ko urukundo rujya aho rushatse. Kandi burya urukundo ruhitamo, nta muntu uruyobora, rwo rujya aho rushatse. Ushobora guhatiriza umutima wawe gukunda umuntu runaka, ariko mu gihe umutima wawe utamwishimiye, kabone niyo warara mu majoro, niyo warwihingamo, burya rwa rukundo nta ruba ruhari, aba ari urw'ingingano. Icyo namaze kubona nuko urukundo ubwarwo rwishakira inzira, nta muntu uruyobora, nta n'urubwira ngo nyura aha. Apana, icyo gihe uba uri muri manka, uba uri muri rose ya yindi nawe ubwo utazashobora kwikuramo. Maze gukura naje kumenya ko
ntabwo buri nkuru y'urukundo ari ngombwa ngo ibe iy'abantu babiri. Si ngombwa ngo ukunze nawe agukunde. Ndagira ngo unyumve neza Dia, ushobora gukunda umuntu ariko we nagukunde. Kuba rero atagukunda ntibiba bivuze ko utamukunda, nta nubwo biba bikuyeho ko wowe utamukunda. Ibyo ntacyo bitwaye. Ushobora kumukunda we nagukunde kandi ibyo ntacyo biba bitwaye. Gusa nanone ibyo tubigiramo amakosa menshi, ugasanga kubera ko ukunda umuntu urashaka ko agukunda nk'uko umukunda, kandi biragoye. Ntabwo umuntu yagukunda nk'uko umukunda, nta nubwo yaguhereza na kimwe cya kabiri cy'ingano y'urw'umukunda. Biba bigoye pe. Keretse iyo ugize amahirwe ugakunda ugukunda, ugahura na wa wundi n'ubundi wagukundaga, bimwe njya numva bavuga ngo nuko Rusoro wabyukaga. Gusa urebye bibaho gake cyane, aho uzasanga umuntu agira amahirwe yo gukunda agakundwa. Kandi ntago buri wese iryo hirwa rigira. Umuntu aba yagira amahirwe yo gukunda umuntu uko amukunze nawe akamukunda, iyi si yazahinduka paradise. Ariko ikintu nabonye ni uko ushobora gukunda umuntu ukamukunda n'umutima wawe wose, ariko ugasanga we ntabwo agukunda. Umunsi umwe reka nkubwire, nigeze kuganira na mukuru wawe ambwira ijambo n'ubu nkibazaho. Crane yayigeze kumbwira ngo nshobora kuba naremeye kureka ibyo nkunda, ngo nta kintu na kimwe nigeze nsiga inyuma ngo nizigamire mu buryo bwo kwirinda ibinsitaza. Ahangaha nabanje gutekereza cyane, ariko naje gusanga icyo yashakaga kuvuga rimwe na rimwe twigomwa ibyo twakundaga tukabisiga inyuma, yewe ntacyo twisigarije, kugira ngo twirinde kuzagwa mu ikosa tuzicuza ubuzima bwacu bwose. Crane yari afite ubushobozi bwo kuba yagumana na Hamza, ariko yemeye gusiga ibyo akunda kugira ngo agire ibyo arengera. Ariko si ibyo bishoborwa n'abangahe? Ni abakobwa bangahe bagira umutima nk'uwa Crane? Ese ninde wasanga umuhungu bakundana yarateye undi mukobwa inda, abizi neza ko amukunda nk'uko Hamza yakundaga Crane, ndetse na Crane yakundaga Hamza, ariko akemera kwitangira wa wundi? Uwo mutima ugirwa na bake. Niyo mpamvu uzasanga rimwe na rimwe abantu bumva ko nta rukundo rukibaho, bumva ko byose ari ibinyoma. Ariko bajya bavuga ngo nubwo ubiba urira, hari igihe usarura unezerewe. Nawe yabibye arira, ariko hari igihe kizagera ahure n'uwa nyawe kandi wa wundi w'ukuri, wa wundi w'umugisha. Kwanza reka ibyo by'inkundo tunabiveho, ubundi unyibwirire Crane ntaherutse umbwira ngo wamubuze kandi ngo urumva ufite igihunga. Uri gutekereza hari ikintu kibi cyaba cyamubayeho se? Ati ntabwo mbizi neza, ariko ndi kubitekereza. Anyway,
reka basi nkomeze nshakishe tuganiriye byinshi ahari wenda nimugoroba ndaza kuza kukureba reka mbanze ndebe ko ndi namubona mu kanya kari imbere ndaza kuba nkugezeho. That's okay. It's okay. Hama nyine take care of yourself. Kandi nyine ndagukunda. Liyati nanjye ndagukunda isi. Nawe wiyiteho. Liyahera kagakupa. Arongera akegera rumu Debora barwariyemo. Ariko akabona ntibafungura. Tugaruke mwimbere Debora habarwariye. Mu pastor bari gusenga ari marwana. Ageraho noneho we na Debora batana muri yombi ubona ko bafatanyemo. Debora arimo abwira umupastor ngo atari kuradushaka iki twe twaje kuri mission. Debora uri kurwanirira ngo uri gusengera yahemukiye benshi. Twe turagira ngo tumuryoze buri kimwe cyose yakoze. Wikigora wirushya uyu si uwo kubaho nta nubwo azigera abaho. Uyu si uwo gukira agomba kumera atya. Yantwaye ibyo nkunda yanyambuye ibyo nakundaga yantwaye umunezero nanjye ngomba kumwambura buri kimwe cyose afite. Pastor akomeza gusenga avuga ati amaraso y'umwana w'Imana gutwike umuriro w'Imana ukugereho. Uyu ni umwana w'Imana ni umwana w'ubugingo nuwo kurama ntago ari uwo gukenyuka. Uyu si uwo kurimbuka. Imana imufiteho umugambi kandi mugari. Satani rekura ubuzima bwe. Daimoni igenda rekura umubiri we. Va ku buzima bwe. Muriro w'Imana n'ugutwike imbaraga z'Imana nizimanuke. Amaraso ya Yesu nakurimbure. Ibiri muri Debora bikomeza kuvuga ati yewe naho tujya twe dushinze ibirindiro turakomeye. Pastor atese muri bande aterega turi benshi ntago wamenya umubare kandi ntago tuzava aha tutamujyanye. Niyo mission twahawe. Pastor ati mu izina rya Yesu Kristo nimanye ubuzima n'ubugingo bwe ntaho mu mutwara ntago nabakundira. Debora atangira no guseka. Abari aho ngaho bose babona ari intambara ikomeye. Biba byakomeye. Ndetse n'abari muri icyo cyumba nabo ubwabo batangira gusenga batabaza bavuga ati Mana komeza wuzuze umukozi wawe umwambika imbaraga. Mana birakomeye ntabwo yakwishoboza ariko wowe ushobora byose. Itamurure mu mbaraga no mu gukora kwawe mu bushobozi no mu gushaka kwawe. Wirukane iyi stani wirukane imbaraga z'umwijima burizemo imbaraga z'abazima babi imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni uburizemo imbaraga z'abarozi byose bicishwe bugufi maze wowe ushyirwe hejuru. Iyo uvuze rimwe ijambo ryawe rimwe ryonyine rihindura byose ibiriho byose birumvira. Manura umwuka wawe manura umwuka n'umuriro manura imbaraga zawe zikureho ibyananiranye ziritura imbaraga z'abazimu ziritura imbaraga zose ziri kwikakasa zikanyiza ziritura ibyishyira hejuru kuko uri hejuru y'amajuru uri hejuru y'imbaraga z'umwijima
uri hejuru y'ibitavuga Imana, witwa ishobora byose, urisumba byose, ushobora byose, itamurure tukubone. Ati kano kanya Uwiteka turahamagara aba guardian angels aho baherereye hose ngo baze batabare, mana bakora igitangaza twese tubibone. Buri wese agira guardian angel, reka guardian angel wa Debora kano kanya aza murwanirire. Mana ohereza marayika w'intambara, ohereza marayika Gabriel aza turwanirire tubone ukuboko kwawe. Mana n'ubundi uyu wari umugambi wawe, tabara tabara tukubone. Erega Mana uramutse utabikoze umurimo wawe wagawa, imbaraga zawe ntabwo twaba tuzibonye. Mana uramutse utabikoze twaba tumwawe. Tabara rero nutwistishe imyambi y'umubi, ntutume Satani atubona urwaho, ahubwo Uwiteka gukora kwawe kuganze, imbaraga za Satani ziburizwemo, ahubwo hagaragara izawe. Uko basenga bafasha Pastor Debora atangira kugenda acika intege, kwa kundi kagatwenge yasekaga nanga se agatwenge abatera kagenda gacika intege. Atangira gusaba imbabazi avuga ati nimumbabarire. Bakomeza gusenga, Debora agasa naho asinziriye atanze agahenge. Abari aho ngaho bose bagasa n'abiruhutsa bakavuga ati ahwi, dawe urakoze Mana wibare. Pastor aba yananiwe, ahera kagasaba amazi akanywa, yarangiza akababwira ati ntabwo byoroshye, nuko ambara izindi mbaraga, birasaba gukomeza gusenga kandi dushyizeho umwete. Ntababeshye, maze iminsi 14 ndimo nsenga. Mbere yuko mfata ibyumweru 2 byo gusenga, Imana yaransanze irambwira ati mwana wanjye kora amasengesho y'ibyumweru 2, ngiye kugutuma kandi ngiye kugutuma ku murimo. Ntabwo byoroshye, urasabwa kwambara izindi mbaraga, ugomba kuzagenda wujujwe, kuko ibyo uzaba ugiye guhangana nabyo birakomeye. Natangiye kwiyiriza nkarara amajoro, nkirirwa amanywa yose nsenga. Uyu munsi wari umunsi wa 14 kandi Imana yambwiye ko iri bubane nanjye. Gusa ibi biri kwiyoberanya, aka kanya bigaragaje ko byagiye, ariko ntaho byagiye. Sinzi icyo nababwira, ariko mugumye kuba maso. Nanjye ubwanjye ndumva ndaniwe, ariko ngiye gukomeza nsenge, nsaba Imana imizindi mbaraga. Ndabizi neza ndava aha ngaha ari muzima kandi yakize. Gloria waba yarize, amaso yabyimbye. Kari nawe abaruko, Ekimu nawe aba yarize. Dore ko n'ubundi abagore bo bagira umutima woroshye baba barize. Ni mu gihe Medi na Rawuru bo baba bumiwe. Tugaruke kuri Liya aba yicaye, yakomeje gutegereza, ariko abona atari kubona rwose ababyeyi be, kandi akabona na Krenia ntari kumubona. Nta kindi kintu akora, afungura data. Yamara gufungura data
akajya kuri WhatsApp ngo arebe byibura ko umuvandimwe we yaba yamwandikiye. Atangira kugenda areba ama message y'abantu bagiye bamwandikira, ariko ibyo ntabwo biba bimushishikaje. Abagira ngo arebe ko byibura umuvandimwe we yaba yamwandikiye. Mu kwitegereza abona Clenia arasa naho yamwoherereje voice note nangwa se ubutumwa bw'ijwi. Tuve aho ngaho kuri Lia, tuve kuri Lia twigarukire kuri Isimbi. Simba aba yicaye ako kanya akabona Jesse arinjiye, ariko ababona Jesse asa naho afite igihunga. Aramwitegereza, yamara kumwitegereza akamubwira ariko se muvandi bite. Jesse ahera akikanga, mu kwikanga undi akamubwira ati se ko mbona wikanze ndakubwira bite ukikanga. Undi ati ntago meze neza. None se ko mbona ufite igihunga uri kwikanga ubaye iki? Ese ubundi uvuye hera? Maze iminsi hehe? Maze iminsi ntakubona. Isimu yawe wayikuyeho? Wabaye amahoro ra? Ntango warongeye wigarukira muri babagabo bawe. Jesse sinjya nkumenyera. Jesse mu mujinya mwinshi n'uburakari yitegereza Isimbi, akamubwira ati reka nkubwire muvandi, ushobora kuba wibwira yuko uzi Jesse, ariko nta kintu n'iki na kimwe ushobora kuba umunziho. Umbona nseka ukambona mwenyura, ariko ntabwo uzi undi muntu wihishe inyuma y'aka kamwenyu ujya ubona ka rimwe na rimwe. Winsembura utaza kubona cukala yanjye. Ndatse ko mbona uje utahanye umushiha, aho wagiye ntibagufashe neza. Jesse ati ibyo tubyihoreye, nkeneye kuruhuka ngashyira ubwenge n'umutima hamwe kuko ntago ntuje pe. Ndati none se wabaye iki? Niki kitagenda neza? Hari umuntu wakuvuze nabi? Ndatoya ntawe, ntawambwiye nabi, ariko nyine ntago ntuje. Simba ati none se umaze iminsi hehe ko mbona ntazi? Maze iminsi hehe uri kwitwara bidasanzwe ko mbona uje wahindutse? What's going on? Undi ati nothing, ndananiwe nkeneye kuruhuka. Simba ati okay, mbere yo kuruhuka se nta kintu uri bufate? Undi ati ndumva nta kintu nshaka kurya nangwa se kunywa. Simba ati okay fine, ngaho ugenda uruhuka. Jesse ahera kakinjira mu cyumba kagenda karyama. Tugaruke kuri Lia. Lia aba afite telefone, mu kureba nyine n'ubundi abona bwa butumwa, yarangiza agasenga akavuga ati man, ngize amahirwe nsanze umuvandimwe yanyandikiye. Mana ngiye kumva ubu butumwa, ndakwinginze kandi ndagusabye ntibibe ibyuya, nako ntibiba amaraso, biraba ibyuya ntibiba amaraso. Mana ndumva mfite ubwoba bwo kumva iyi voice note, ariko mu imbaraga n'umurava mbashe kuyumva.
ese mana ko numva umutima wanjye uri gutera cyane niki kiri muri iyi voice note ni ibihe bintu bikubiyemo inkuru yacu reka tuyisubikira aha ngaha ese ndi ubuhe butumwa Krenia yoherereje Dia inkuru yitwa na Mbabazi naguha njyewe nitwa Obvious Pauline Atete ninjye uyandika kandi ni nanjye wibagezaho